This is Slim Jesus Entertainment. Kugira ngo nibutse utarakora subscribe, nyamuneka nuva ndakoze subscribe kuko ni byinshi byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Kora subscribe, uhageze hano bwa mbere kora subscribe kugira ngo utazongera gucikanwa n'ibyiza byinshi. Bushara agiye gushyira hanze album cyakomoye ku nkuru Nebukadinezari wo muri Bibiliya. Umuraperi Hagenimana Jean Paul mu muziki uzwi nka Bushara The Trigger agiye gushyira hanze album nshya yise Ibihe Birindwi, ishushanya ubuzima bwo ku isi y'iki gihe n'ubuzima Nebukadinezari uvugwa muri Bibiliya wahuye n'ibigeragezo birindwi bitewe no kwiremereza ku Mana. Iyi album ya Bushara izagaragaramo abandi bahanzi batandukanye bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze nka Magnum uri no mu bayikozeho ndetse n'itsinda rya Dalaji Family ryo muri Senegal. Izajya hanze kwa 26 Kamena 2020, ariko indirimbo ziyigize zizajya zisohoka imwe ku yindi mbere y'icyo gihe. Ibihe birindwi yakozwe n'abaproducer batandukanye nka Kenny Probit, The Major wo muri Symphony Band, Scott Pacento, Hollybeat, Father Freddy wo muri Senegal, Magnum wo muri Ghana na Dr Nganji usanzwe atunganya ibihangano byo muri Greenfield Music. Iyi album ikaba ari indirimbo 15 arizo Bwoba ya Bushara, Umwari afatanyije na Ariel Wez, Muruturuturu afatanyije na The Ben, Nyagasani yakoranye na Snova, Umwirabura, Diamond afatanyije na Cloud, Isi Gatozi afatanyije na Kivumbi King ndetse na Storm Drip. Ku mwanya wa 8 turasanga Saruhara, agakurikiraho Ikizima afatanyije na Antiki Dust. Ku mwanya wa 10 turasanga Ibere afatanyije na Bruce Melody. Ku mwanya wa 11 turasanga Urumia. 12 turasanga Drip afatanyije na Danny Cardi. Ku mwanya wa 13 turasanga indirimbo bise Till I Die ari kumwe na Magnum. Ku mwanya wa 14 turasanga Iyobokamana afatanyije na Ice Nova. Ku mwanya wa 15 turasanga indirimbo bita Birashoboka afatanyije na Dalaji Family ndetse na Ice Nova. Bushara yatangaje ko yatekereje gukora album agendeye ku buzima yanyuzemo mu minsi ishize, ariko atekereza n'ubundi buzima bwa buri munsi abantu banyuramo. Ati mvuga ku buzima bwa buri munsi kandi tuzi twese ibyo naciyemo, yaba ibyiza cyangwa ibibi. Aho iyi album itandukaniye n'izindi urebye, harimo gukora nk'umuhanzi udatekereza u Rwanda gusa, ahubwo wakora umuziki ku rwego mpuzamahanga. Izina ryayo narikuye mu nkuru yo muri Bibiliya ivuga ku mwami witwaga Nebukadinezari wahuye n'ibigeragezo birindwi bitewe no kwiremereza ku Mana. Ugomba gutuza ukikorera ibyawe, kubaye iby'abandi n'iby'isi byose. Urebye n'ibintu maze iminsi nyuramo, banibwira kandi nkanabwira undi wese kwishakamo igisubizo agakomeza ubuzima. Iyi album ije ikurikira yashyize hanze mu mwaka wa 2019 yitwa Ku Gasima, igaragaza ubuzima buri wese ashobora kubamo butari bwiza mbere y'uko agira amafaranga. Iyi album y'uyu musore irimo indirimbo 12 harimo yitwa Kinyatrap, Sindi Mubi, Zunguzayi, Ipafu, Kinyarok, Mamayiwe, Ku Gasima, Ingangi, Ayura, Bitinze, Imanda na Niyibizi. Ku Gasima ni album ya kabiri yaje nyuma y'iya mbere yagiye hanze muri Gashyantare mu mwaka wa 2018 yise Nyiramubande. Bushara yatangiye umuziki mu mpera za 2013. Uyu musore ni umuhanga mu gushushanya ndetse mu mabyiruka ye yatangaje benshi. Uretse ibyo kandi yanabaye umuririmbyi muri korali ADPR, ariko aza kubivamo akomereza umuziki muri hip hop. Kora subscribe kugira ngo ubashe kugezwaho ibyiza byinshi hamwe na Slim Jesus Entertainment. Byose ni umutekano.